Reka mfata akanya ngushimire wowe ufunguye umurongo wacu wa YouTube channel kandi ufashe aka kanya kugira ngo witegereze iyi video twaguteguriye. Turagushimiye cyane, Imana iguhe umugisha kuduhaye uyu mwanya uri uw'agaciro cyane. Imana ibane nawe. Tuguhaye rero ikaze hano kuri Bibi TV, ngendisha Dinshuti. Hanyuma tugiye kuganira ku kiganiro naguteguriye. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku ngingo ikomeye kandi y'ingenzi cyane, ifasha cyane cyane abantu bakundana. Uyu munsi rero naguteguriye ingingo ivuga ngo ibintu bitanu bizagufasha kuzamura amanota imbere y'umuhungu mukundana. Niba mubyumva cyane urumva ko iyi ngingo ahanini ireba abakobwa cyangwa se n'abadamu byashoboka, ariko aka kanya nibo tugiye kuganira. Ibintu bitanu bizagufasha cyangwa intware eshanu zagufasha kuzamura amanota imbere y'umuhungu mukundana. Iyo tuvuze kuzamura amanota bivuze byagufasha gutuma umuntu mukundana arushaho kugukunda kurushaho. Ingingo eshanu tugiye kukubwira zizabigufashamo kandi zizatuma bigenda neza cyane. Ngendisha Dinshuti, iyi ni Urubibi TV, ntabwo dutinda. Ingingo ya mbere rizagufasha gutuma umuntu mukundana cyangwa umuhungu mukundana amanota yawe azamuka imbere ye, arushaho kukubona nk'umuntu we bya cyane. Ingingo ya mbere ni ukuba independent. Kuba independent. Independent ni iki? Ni umuntu utabaho nk'ikirondwe, ufite ubushake, nubwo yaba atarabona ubushobozi ariko ufite ubushake bwo gushaka kwigira, udakunda kubaho cyane yegamiye abandi, nawe wishakamo ibisubizo, nawe wa muntu ubona afite kwishakamo ibyamufasha kugira ngo nawe arushe kubaho atari buri gihe ko yegamiye abandi. Wowe niwe muntu uri independent, utabaho buri gihe kubera abandi. Iyo uteye utyo, iyo umeze utyo, umuhungu wese yifuza gukundana cyangwa kubazabana n'umuntu wishakamo ibisubizo. Ikintu cya kabiri, abahungu bose burya bakunda umuntu utari nyirangiyo bijya. Gerageza kutaba nyirangiyo bijya. Nyirangiyo bijya ni wa muntu utajya ufata icyemezo, udafata umwanzuro, bamufatira iteka umwanzuro akaba ari wagenderaho. Oya, gerageza ube umuntu utari nyirangiyo bijye, umuntu ufata umwanzuro, udefande, usobanure, hanyuma mufatikanyeze hamwe kubona igisubizo. Icyo nicyo bita kutaba nyiranja iyo bijya. Hanyuma ikintu cya gatatu ni kuba inyangamugayo. Abantu bose iyo bava bakagera, uretse n'abahungu, uretse n'abakobwa, uretse n'abandi, umuntu wese yifuza kugira inshuti y'inyangamugayo. Nuba inyangamugayo, sheri wawe cyangwa inshuti yawe izarushaho kukubonamo nk'umuntu w'agaciro, bityo amanota yawe agenda azamuka, avuga ati wow, uyu ni we wanjye. Gerageza kuba inyangamugayo. Hanyuma ikintu cya kane kizagufasha kuzamura amanota imbere y'umukunzi wawe ni ukudakunda kwaya, kudakunda gaspillage, kudakunda gusesagura. Jya ugira impuhwe cyangwa umufashe kureba neza aho biri gupfira cyangwa kudasesagura. Umuntu wese yifuza kugira umuntu umufasha kwekonomiza no kudatuma yaya cyane rwose. Hanyuma ingingo ya nyuma, nta muhungu ukunda umuntu usabiriza. Hari abantu basabiriza cyane bikabije. Sheri nabuze tike, sheri ndashaka kujya muri pati nta mafaranga mfite, sheri ndashaka telefone, ibintu nk'ibyo bya hato na hato. Nuzaba umuntu udasabiriza, bisa na cya kintu cyo kwishakamo igisubizo, ukaba umuntu wihagararaho, wihesha agaciro, ibyo bintu byose bikomatanyirije hamwe bikuzamurira amanota, ukaba umuntu w'igikundiro imbere ya sheri wawe. Nibyo twari twaguteguriye uyu munsi. Twibukiranye ko ari ibintu bitanu bituma amanota yawe azamuka imbere y'umukunzi wawe. Ngiye wari wagutegura iki kiganiro, Ndisha Dinshuti, iyi ni Urubibi TV. Wakoze kubana natwe. Niba utarakanda subscribe, reka tukwingingire kuyikanda, ukande like, hanyuma na share kugira ngo ibi biganiro tubagezaho bijye bigera no ku bandi. Hanyuma kandi hasi uduhe n'igitekerezo muri komenti icyo wifuza ko ubutaha twaganira. Mwakoze cyane kubana natwe. Imana ibahe umugisha. Ciao ciao.